kubera ko ufite ibitekerezo mibi rero uhora ureba ibintu utakorewe. Ngende umwana nta anniversaire nakorewe, wagenda mushaka uri umugabo, umugore ategwa ko ntandabo iby'indabo simbizi. N'ubu utabizi ariko wahindura imitekerezo ukabimenya iby'indabo uko bigenda. Wagira gutya, erega ngiye ntabyo nabonye, erega iwacu ntabwo bibaho, erega urabona, erega nuko nkuko byagenze. N'isuzara muri ibyo bintu bya uzaba muri pase yo kugeza ryari. Imana yavuga muri Yesaya n'ubuhanuzi bukomeye cyane ngo ibyashize mwe kubyitaho, utagirerekwa ugwa mu butayu. Ugomba kumenya iyo uva n'iyo ujya. Alo, igihe cyose uri hano ukagenda mu mitekerereze, ugatura mu nzozi, ugakorera mu iyerekwa no mu nzozi zawe, impamvu bakudeviya ntabwo uhagurukiye mu nzozi warose, ntabwo ari impaka ngo urote. Izo nzugi z'imiringa bagushizemo ntizituma ugirerekwa, ntureba kure, ntiwaguka, urafungiranye. Reba abantu myaka 30 nta n'uwatorotse ngo basave ngo wende bamufate yatorotse. Hari ahantu mu rugamba rwo bashaka gushira ntuzahave. Ibyo wifuza kuba byo nibyo uzaba byo. Nushaka amagambo guca intege uzayabona, n'abakugura uzababona. Nuko bimeze. Buriya n'umuhanuzi wese waguhanurira ntago ajya kure ibyo utekereza. N'uwatura ibibi ukajya uvuga ngo byaracitse, nzapfa, nta gihe nshigaje, n'ubundi ntacyo ntabonye, nuko uzagenda vuba kuko urimo guhamagara nyine ibyo ngibyo. Kuko wowe ubwawe ungana, ntabwo ungana n'ibyo urya cyangwa n'ibyo utunze, ungana n'ibyo utekereza. Wowe ukuri ni ibitekerezo byawe. It's a mistake ko waba utekereza nabi. Haleluya, twakomera Yesu amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ni ay'umwami w'abami. Amen. Twatunga ibiganza umukozi w'Imana nyandwi tukavanga imbaraga n'amavuta. Amen. Reka mwicare, Uwiteka abaha umugisha kandi cyane. Amen. Ariko Uwiteka abaha umugisha yemwe kandi cyane. Reka twihuse cyane dusome teme yacu ya kuno kwezi, Abefeso ibice 6:12. Umusomyi uri bugufi cyane yahita dusomera tukihuta aho hantu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6:10. Ibisigaye mukomere mu mwami 12. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana iguhe umugisha. Reka dusoreze muri Zaburi 107 ndasoma umurongo wa 14. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Umurongo wa 16. Kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Amen. Tuvuge cyane ngo twese ngo amen. Amen akandi. Haleluya. Teme yacu ni ukumenya kurwana urugamba rw'umwuka, sibyo? Kubera iki tugomba kumenya kurwana urugamba rw'umwuka? Iyo teme ushobora no kuyibazaho, ese ni ukubera iki? Nuko igihe cyose turi mu ntambara tukiri ku isi, itorero ry'Imana riri mu ntambara, nawe ubwawe uri mu ntambara. Kandi iyo ntambara twarayisobanuye, ni intambara iri hagati y'ikibi n'icyiza. Twavuze ko iyo ntambara yatangiriye mu ijuru. Ntabwo ari ibintu bikomeye ko aho uri intambara yahaba.
ntukagira ngo byacitse. Ndimo ndabibutsa ibyo bintu ibyahishuriwe na Yohana 12:6 niho dusanga iyo ntambara nayo basobanuriye ahantu havuga ngo nuko marayika Mikayeli atabara kurwana, arwana na cya kiyoka ariyo Satani, ariwe mwanzi. Satani cyangwa umwanzi ni iki? Satani ni umuntu yanga Imana n'abantu, ni umwanzi w'abantu n'Imana. Ni ibintu ukwiriye kumenya, ndetse mbibacengezemo cyane ubwo nagiye mbibabwira kenshi. Satani arakwanga, nawe babwiye ngo waba ubizi cyangwa utabizi arakwanga, waba ubyemera cyangwa utabyemera, ubihakana niyo bavuga ngo ngiye se ngo nyangira ikigurakira umupfa nawe arakwanga. Kwa kundi ujye ngo ariko se buriya koko ntakira mba nakoze, kuki ngiye banyanga, kuki ngiye banzira? Ntabwo ari bari, ni Satani. Hari igihe ushaka nk'ahantu ugasanga barakwanga, ugasanga uriya arakwanga. Sinshatse kuvuga amazina y'abantu, Imana imbabarire, wenda mvuge ngo kwa kundi umuntu agira umuntu agira iyo avuka kandi iyo akuze agira niyo yashatse, sibyo? Kandi iyo arimo gukura agira na sosiyete abamo, miriye yakuriyemo cyangwa akuriramo. Muri sosiyete hari aho wize, hari ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo sinshaka kuvuga rero. Maze rero uvuga ko se ngewe ko banyanga kandi nitwara neza ntako nagenza, bariya bo bahagarariye Satani wenda n'urugero, ariko si bo bakwanga, ahubwo hari ikibakoresha. Nyirizina umuntu ukwanga, umwanzi ukomeye cyane ufite ni Satani. Twarabonye rero ko mu Befeso, ariko muracyankurikiye, amena. Twarabonye rero ko mu Befeso 2:23-24 hari imyuka ikura muri kiriya kirere, ariko igitangaje hakaba ngo iyo myuka ikora no mu bantu batumvira Imana. Impamvu bari abakwanga barepresenta ya myuka ikorera mu kirere, ariko none igaca muri abo ngabo batumvira Imana, ibafasha abantu batumvira Imana. Izo mbaraga cyangwa Satani arabakoresha byoroshye. Alo, nimubona umuntu aguhagaze hejuru cyangwa ahagazwemo n'isi y'umwijima, nta gitangaza cyabaye, we ahagarariye ubwami bw'isi y'umwijima. Kuko muri uwo muntu cyangwa se mu kiremwa gikorana, kuko kidafite umwuka wo kumvira Imana, cyumvira Satani. Isaha n'isaha yakoreshwa bene uwo muntu. Ariko amasome kugira ngo bimfashe, sinzi impamvu numvishe bigarutsemo. Nagira ngo wenda baba batarabonetse muri iyi minsi mube mwumva ibyo tuba turimo uyu munsi. Impamvu ngatse kuri kino kibazo, naganiraga n'umukozi w'Imana nzatumira hano, azaba hano kuwa 4 kubw'ubuntu bw'Imana. Ni umugabo w'Imana cyane w'umusiniya mu byuma, yakijijwe akiri mutoya. Nkunda kumva abantu b'Imana, kuko isi iri kutwumvisha iri kutwumvisha ko abantu b'Imana ari babi, ibintu byose biba byacitse ibi ngibi. Ariko nari babwiye ngo na kera ngewe nkuranyizwa, umushumba wanjye yavugaga yongico, nkumva yongico nzamubona ryari. Ngize ibyago maze kumenya ubwenge no kuba nafata indege, arapfa mu myaka nk'ingahe ishize uwo musaza. Mwana mubabwiye hano. Ariko bajyaga batubwira muri Imana neza, bakabatubwira tukumira, tutagenda kumera nkabo, tutende tukwana babona. Kubera iki? Turi kumira ibyiza byabo, intambwe bateye, Imana bakoreye. Nababwiye buriya ibyo bifuza kuba byo nibyo uzaba byo. Nushaka amagambo guca intege uzayabona, n'abakugura uzababona. Nuko bimeze. Buriya n'umuhanuzi wese baguhanurira ntago ajya kure ibyo utekereza, nyine abareba ibyo ufite mujya kubwira, uvuga ati mbivuyemo ndumva binaniwe, ati aha, ati bivemo n'ubundi yarasi nibyo. Alo, mwagiye muracyahari? Mujye mukunda kumva abantu bateye imbere mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri. Mwumva abantu b'abahanga, aba bantu iyo bumva bagurutyaza ubwonko, barabutyaza, wumva nawe vuga ati ariko se birashoboka. Ndibuka kera nigeze kubabwira ndi umwana muto cyane nga muri primaire, navuye ku ishuri nza kubona agatabo nagakuye kuri librairie ya hariya Saint Andre. Noneho mbona, urabizi arabashanya inkuru za Bibiliya, hari ubutabo bw'abana batoya. Noneho mbona Yosefu banamushushanyije na wa mugabo Yakobo. Ntabwo nari muzi icyo gihe ko sinasomaga Bibiliya n'ahantu twakuriye mu idini twakuriyemo. Noneho nza cyagiye Yosefu na se Yakobo bahura,
ngo begamiranye amajosi umwanya munini ngo murira ku mugongo. Abakatolika bita babishushanya ukarabireba banarira, bikagufasha kubyumva vuba kuko uri umwana ukabona ibishushanyo no ukarasoma ukumva urabyumvisha. Noneho ndabireba isi itegura igare bagiye guhura n'umwana we, ndeba Yosefu ukuntu yazamutse kubw'inzozi avuga ngo mana nanjye nabiba, nanjye icyama nkagira imana nk'iyingiyi. Amen. N'uwatura ibibi ukajya uvuga ngo byaracitse, nzapfa nta gihe nshigaje, n'ubundi ntacyo ntabonye, ni ukuri uzagenda vuba kuko urimo guhamagarira nyine ibyo ngibyo. Kuko mu migani aravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Buriya ntushake uburuzi ukuntu wowe ungana, urangana ntabwo ungana n'ibiro byawe, kubera ko niba twagendera ku biro biratangaje ko umugabo nka Nyandwi yatwara igikamyo kinini cyane kandi angana kuriya. Ntabwo bisaba ibiro, imbaraga zimurimo. Iyo ufite imbaraga wahagurutsa n'indege ukayihagurutsa, sibyo? Noneho rero wowe ubwawe ungana, ntabwo ungana n'ibyo urya cyangwa n'ibyo utunze, ungana n'ibyo utekereza. Wowe ukuri ni ibitekerezo byawe. It's a mistake ko waba utekereza nabi muri kote negative ugahora ubona ibyacitse. Hari umugabo w'Imana yaravuze ngo hari amayerekwa yitwa ngo chicken vision. Chicken vision ni iyerekwa ry'inkoko, kuko inkoko ireba aho itora gusa, ntabwo ishobora kureba kure cyane. Uraba udafite iyerekwa rimeze gutyo, chicken vision. Iyo ngiye nyita imitekerereze iciriritse. Ugasanga uri kureba gusa, nuko erega nyine ese ko mwebwe muri inkoko ibikoko ntabwo bigira ubwenge. Ntabwo Imana hari ikintu Imana itabahaye, ntabwo ibikoko bitekereza, ariko mwebwe mufite ubwenge, muratekereza ko mufitemo akantu k'ubumana. Alo niba hari ikintu narwanye nacyo mu buzima bwanjye, ni ukwica imitekerereze yanjye mibi kugira ngo ngire myiza. Iyanjye iyo baginyereka ko bincikiyeho, birarangiye, biracitse, biradogereye, cyubaka ko ufite ibitekerezo mibi, rero uhora ureba ibintu utakorewe. Ngiye ndi umwana nta anniversaire nakorewe, wagera mushaka uri umugabo, umugore ategwa ko nta ndabo, iby'indabo simbizi. N'ubu utabizi ariko wahindura imitekerereze ukabimenya iby'indabo uko bigenda. Wagira gutya, erega ngiye ntabyo nabonye, erega iwacu ntabwo bibaho, erega urabona, erega nuko nkuko byagenze. Nese uzara muri ibyo bintu uzara muri pase yo kugeza ryari. Imana yavuga muri Yesaya n'ubuhanuzi bukomeye cyane ngo ibyashize mwe kubyitaho. Ibyashize nimubyibuke, ibya kera nimubyibuke, ibyashize mwe kubyitaho, kuko ngiye gukora ikintu gisha, dore kandi kiradutse. Va mwerekwa ry'inkoko urebe ikintu gisha, icyo cyagutungura cyaba isaha n'isaha. Alo, turi mu rugamba rw'umwuka, muracyahari. Rimwe numva umugabo w'umunyabwenge cyane w'umuhanga, simubabwira mushobora kuba mwebwe mukamwihorere, yaravuze umunsi umwe ndi imbere, yaravuga, bisomye ahantu, aravuga ngo imitekerereze mizima ni ikirombe cya diyama kidakama. Iyo ugeze Dubai, kuko bafite agace ka zahabu gusa, golden souk, ako niko kitwa. Iyo ni muri zahabu baba bafite, bashobora gukora umwenda wenda nk'uyu nambaye cyangwa wambaye ukozwe muri zahabu, ugurishwa kandi ngo abasita barabagura, barayigura cyane, bagakora nka korone ya zahabu. Baba bafite zahabu wagira ngo barazitoragwa, bazinywa mu mazi, ni nk'uko amazi nanga tubona amazi. Noneho iyo ugeze muri diyama, barakubwira ngo aha ni muri diyama, nyine utagira ngo ni zahabu hose, wibwirize. Noneho rero nyine muri diyama ntago upfa kugenda aha ni muri diyama ugeze,
nyine ugahita ubwo habasigaye iki umufuka ni uri bukore n'ubwenge muranyumva noneho rero nimurebe aho hantu muri diyama haratinywa cyane nabonye ahandi hantu mu biri ryitwa Anverse ni umugingo wa diyama harabakire bakomeye cyane narahagiye aho naho nanahabwirije iminsi ndanahaba muri hoteli bari banyakiriyemo biliyoni ari ntago ari ibanga ryo kubesha ndanyamufashe twumve neza noneho aho hantu naho harakaze ariko umuntu ufite ibitekerezo bizima ni ikirombe cya diyama kidakama niba wagira Dubai batahana idiyama witonda ubwo nyine wowe ubwawe iyo utekereza neza nta nubwo byanditse menyara umuntu w'Imana hari cyane simbizi ariko ni imitekerereze mu yandi magambo nge nabyita iki ni iyo utekereza neza uba uri ikirombe cyangwa uba uri isoko ya diyama ntawayitangira urugero rutoya dimanche imwe naraje nje hano gusengera ninjye urimo kubwiriza ashaka kuba ari iriya cyangwa ari niyashize sinibuka iyo ari ariko ntabwo hashize ebyiri noneho ndeba ukuntu nta modoka n'imwe mu rya mbere iparitse hariya nta n'imwe yari iparitse ninjye hano mu rusengero twari bake ariko nanone bakeya noneho ngira iyerekwa rikomeye nibuka nyumva nibuka Nelson Mandela ari muri gereza prison areba inkute enye gusa nta kintu kinareba kandi dosiye yari ikaze cyane yafite amadosiye menshi imwe nibuka ni ya viole kandi abesherwa yari akazi ariko bimpirimbanyi n'umugore wenda bane batanabyumva noneho afunguwe mu bintu byinshi bajya bakurabaje mu byo nyibuka naramukunda gura mugabo cyane nibuka nuko yatese umugore mbari wini ahagaze ku muhanda atega taxi ateze bisi ndumva ubwo mba nyibyibukamo gakeya iyo nagize noneho alo muracyahari umunyamakuru aramubaza ngo imyaka 27 muri prison uri ari ahantu kuki amaso yawe atapfuye kandi warumerewe nabi havuga ati rero sinigeze nita muri ubwo buzima ndimo narebaga umwana w'umwirabura n'umwana w'umuzungu bari mu ishuri bigana amaso yanjye nibyo yarebaga ntabwo yari yeretswe n'inzozi gusa tu igitekerezo kizima ntabwo utekereza neza uhuma mu buryo bwo aribwo bwose akaba mvuga ntabwo ni gake utekereza neza ibyica abandi biragusigaza yewe we yari afite iyerekwa ntiyari yasomye ijambo nta murongo yari yasomye ntiyari yavuganye n'Imana ariko ibitekerezo bye byabaye diyama sirabora diyama siracuyuka zahabu sicamurika igashonga ariko iyo haciyemo plastique ntabwo isohokamo abakristo b'uyu munsi turi mu gihe kigoye cyane cy'itorero rya nyuma rizaheruka dukwiriye kugira imitekerereze cyangwa imeze nka gutyo tukaba ibirombe amasoko ya diyama adakama tukaba intwari tugahuza umutima tukagira ku cyo twiyemeje mvuga ngo by fire by force alo noneho ati nibyo narebaga nkabona bari mu ishuri rimwe kuko yabaga icyamujyanye aho ni uburenganzira bw'abirabura mbere nk'ubw'abazungu ntiyahuma kuko imitekerereze yari mizima ntabwo yigeze abona ngo aho hantu ari wenda simbizi sinyibyibuka niko mu byashubije ibyo ngibyo birimo ati narebaga ntabwo nigeze ndeba cyane nanjye ndaza ndebye hariya ndebye indani apo mpita nkubitira ku by'Imana yavuze niba ushaka kutagira iyerekwa nk'iry'inkoko kabone niyo waba ntacyo uri kubona gikreye Zaburi yavuga na gatandatu ngo abo ngabo iyo baciye mu gikombe baka
imvura icambika imigisha. Umuntu wese agenda agwiza imbaraga mu maso y'Imana y'i Siyoni. Mu bitekerezo 10 byo mu butayu byatumye batagera i Kanani, icya gatatu bavuga ngo ibyo bitekerezo byigishijwe njyaho na Joyce Meya ya umwaka kane kubabwira si ngombwa konza babwira ikindi gihe. Icya gatatu ngo ntago bagiraga iyerekwa. Utagira iyerekwa ugwa mu butayu. Ugomba kumenya iyo uva n'iyo ujya. Alo, igihe cyose uri hano ugomba kuba ufite iyerekwa ry'iri torero. Turajyahe. Ntago bagiraga iyerekwa. Turapfuye mu butayu, abana bacu bazarangira baba. Ntago ariko batabarifite. Ntibigeze bakira iyerekwa ry'Imana. Kuko bari bafite kujya Kanani ko bigeze baryakira. Amen. Hanyuma ndababwira nti ntabwo tureba izi nkuta zimeze gutya, ntabwo tureba ukuntu tumeze, ntabwo turi kureba, ariko tugomba kureba iyo tujya. Ndasaba buri wese ukora ikintu mu rusengero namwe abakristo tugira imitekerereze ireba kure cyane. Muzibona turi ahantu hatangaje. Nawe ubwawe n'urugo rwawe imitekerereze yagutse. Ntugatekereze bugufiya, ntukarebe bugufiya, ntukarebe ahoroshye, ntukabyira abantu horoshye. Mwaba hari ahantu mugiye? Amen. Kandi ikintu utekereza iyo kirushaho kwanga, icyo gihe urakiririmba ukacyamamaza. Narababwiye ejo ababyibuka narababwiye nigeze kwita izina. Ntabwo nyene umuntu urimbwira, ntabwo nyene ku muntu umbwira, ntabwo nyene kumbwira yuko hari ibintu ndakeneye kumva. Yego unawuzi nigeze kwita izina kubw'impamvu niyita Mama Safunati Paneya. Ndihanukira mbwira Mama Teresa abantu twe turi kumwe n'umungu bo ngewe nitwa Mama Safunati Paneya. Ubwo ikintu cyari cyabaye ntabwo nyivuga ko ntabwo mfite umwanya kukivuga, ariko nabivuze barabizi. Noneho nari umukobwa icyo gihe n'ubundi Mama Safunati Paneya. Igihe kirageranya muri Israeli, umujuifu arandeba arambwira ngo uwo mwana uzamwite J. Ndaza J byavugaga Joseph nibyo Safunati Paneya. Hari ikintu ubwo mwumvishe? Ndi umukobwa muto cyane ndihanukira ni Mama Safunati we. Ariko mwandebye ko nshaka ko mundeba. Ndagira ngo bihanukire uvuga uti hari amazu nzi i Kigali y'abakomeye, Rubangura House, Focus House, Impara House, urugero Shiro House, Beka Arena, ahandi ni he? Makuza Plaza, ahandi ni he? Nashakaga amazina ariho abantu. Inde bagukomera amashyi menshi kuko si wowe ubwo. Ubwo rero nawe ufite ukanukira hano ukavuga uti Perusi House, Ariane House, Murenzi House, Ndaruhutse House. Ntacyo bisaba, ni imitekerereze igendanye n'imikorere. None ukagenda mu mitekerereze, ugatura mu nzozi, ugakorera mu iyerekwa no mu nzozi zawe.
impamvu bakudeviya ntabwo uhagurukiye mu nzozi warose, ntabwo ari impaka ngo urote, no kwibwira ntabwo ari icyaha. Niyo utarota no kwifuza kwiza niyerekwa. Wirindira ngo njye ntabyo narose, ngo ntabyo Imana yavuze. Iyo ni imyumvire y'ababebe. Niyo itabivuga birote. Yoweri kabiri, ntabwo mu gihe cyacu tuzagomba kurota, tuzerekwa ku manywa. Tekereza neza. Kwerekwa se no gusinzira. Iteka Imana ishyigikira ibitekerezo bizima. Niyo byaba apfa kuba ari bizima. Niyo mpamvu Nelson Mandela yasohotse hariya agera ku nzozi. Kubera iki? Imana yamurebye isanga ni umwirabura umwe ufite imitekerereze mizima. Avuga ati tugende. Meruka hari umunsi wo kumwibuka. Niba ari Mandela Day sinyibyibuka. Ntabwo meruka kujya bisoma neza. Kubera iki? Umugabo ari mu ntwayi z'isi, imitekerereze yagutse ikora ku mbaga nyamwinshi. Alo, iki gihugu mwicayemo abagabo bakimeneye amaraso, bahungana ari ababebe batoya, ariko bageze iyo bajya uko bakura bababwira igihugu cyanyu, igihugu hasi iwanyu, muri abanyarwanda barasara, barahaguruka. Ntimukicayemo kubera ko hari abagabo bahagurutse. Reka shiro tugire imitekerereze twese mizima, duhuze umutima murebe. Kandi twabigeraho. Noneho mpita mbajyana twibona mu rusengero. Iteka nahise mbona Mana yanjye tuzakora aho repetisiyo z'abacuranzi kwazo, iz'abaramyo kwabo, izashiro kwaya, izamoriya. Twubake aho buri bukristo azajya yinjira akanywa akantu. Akanywa nk'agacyayi, akanywa akantu aho ngaho, yashaka nakitekera uwo mwanya. Ye baba we, ntabwo ari njye gusa uzaba ubikora. Mureke twe tubitekereze. Imitekerereze n'imikorere. Nkora iki ngo bibe mwana? Yerekwa rya bishop. Mana nsenge, Mana nkore gute? Munjyanye mu bindi. Reka ngaruke. Iyo ufite imitekerereze ntabwo ureba ibintu biciriritse, ntabwo utora nk'inkoko, ntabwo ureba, ntabwo dufite chicken vision. Tuba twamaze kurenga aho hantu. Uvuga ngo ariko ejo nzarya, ko ndere ko sinzi ko ejo nzarya. Iyo ni imitekerereze y'inkoko. Ubu se ejo nzarya ra? Uzarya n'ejo bundi nubwo ntabihari. Mwagiye ndamenya ngarukire mwakagira Imana aho nari ngeze. Rero ngaruke mureke no mu rugo rwawe nawe ubwawe. Kansoze kuntu ningize mama Safnat. Ese umukobwa ubwo mwumva nta fiance, nta wabimbeshye, nta n'uwabinyemereye, nta n'uwambenze, nta n'umvugisha. Ayinyabura we. Ariko murabyumva, urahagarara ukita mama w'umuntu, nta fiance, nta ninde baguteye basi, nta n'uwaguteresa ubwo, nta n'uwakuvugishije, nta n'uwukeka, oya nta n'uwaguhamagaye. Wenda mvuga uti wenda ubwo murenzi yambwiye ko nshaka, wenda azambwira n'aka, wenda mbyange cyangwa mwe bakazama, nta n'uwakubwiye ngo aragushaka, nta n'uwabikubeshye. Uvuga uti ariko disi yari yabimbwiye ariko yaranyanze. Nta n'uwabikubeshye. Mwihanukira. Ndi mama Safnat. Alo, nkajya mbisakuza, nkajya mbivuga, ariko nkora iki? Mpagara mwerekwa ryanjye, nkayobora, nkabwiriza,
nkasezeranya nkabatiza nguma ku musozi Imana yanshizeho. Ntabwo ari kugira ngo bivuge gusa ejo burasambanya hariya ngo nanjye ngo ni mama Safunati ejo burabimanyuye hariya hirya. Amayerekwa menshi abantu bagira zimwe mu mbabazi zatuma badasohora ni ukwica ayo mayerekwa birwaniriye. Ngo Mana nkiguyemo mbabarira reka da ndihanukira. Urumva ibyo byumvikana? Oya mwabaye abadamu mwese hano ndabizi ko mwarateretswe mutubeshye. Mwese barabaterese kujya mu babadamu cyangwa abagabo. Abagabo baraterese mushobora no guteretswa mu ibanga wenda umuntu akaba yakwikundira mwiga no mu mwese n'abandi ukihanukira ukavuga ibyo bintu. Nako nemitewe n'impamvu nababwiye cyangwa murayizi. Ndangije nwise wa mwana nibwo nagiye mwise umuyudarandi bati uwo mwana uzamwitegeye. Akonfirma izina nihaye ntabwo naryeretswe nisomye muri Bibiliya ngo nuko Yosefu bamutamageza igihugu bamushingira Asenati umukobwa w'umutabye mu mudugudu wa Oni ngo nuko abya abana babiri Manase na Efremu. Yewe yita Manase izina rikomeye cyane sindivuga na mwanya mfite. Noneho ngo bamaze mu Egiputa cyose aba kabiri ku mwami bamuhimba izina yitwa Safunati Paneya. Naho narikoye ntabwo Imana bimbwiye biraba. Umwana wanjye afite amazina yitwa Ndaruhutse, Imena, Cyomoro, Jay, Andi ni nk'atandatu. Uko nabonaga umusumaro njombye ni mama Safunati, nabona ka ni mama Cyomoro, hazi ikindi mama Cyomoro n'abakristo bari mu isi. Haleluya. Ndashaka mu rugamba rw'umwuka kugira ngo mushobore no kunesha mugire imitekerereze mizima. Nsubira ahandi ho kumva abagabo b'Imana, abantu b'Imana. Ushaka gukora mu ibintu ngo byashitse, ngo byapfuye, ngo abapasteri, ngo bavuye mu mwuka, ngo bakiyerekwa. Ara n'abandi berekwa. Noneho dukura twumva abantu bazima bayunguco. Nabwe ko yunguco wanditse ku gatabo kitwa Quatrième Dimension ku mbaraga za kane z'umwuka. Niko ni wabyanditse. Amen. Muracyari n'ahangaha mbabwira ko yavuze yanditse ku kintu cyitwa ku byutse none nababwiye reka ibyo mbihorere, reka ibyo mbireke. Imana ishimwe cyane. Noneho uko twumva abagabo b'Imana tubumva cyane tugenda tugwiza imbaraga. Umva abantu bazima, riba abantu bazima, tekereza abantu bazima. Amen. Imana yangiriye neza. Ejo nakira umudamu nabonye, mwaramubonye? Hari aho nabakinze mwaramubonye kumureba gusa havuga ni ariko nawe ujye uvuga uti wifuza ibyiza uzabigeraho ukora ibyiza. Niba waje uvuga uti ariko nanjye vuga uti nanjye Mana nanjye ndashaka kuba nka mama Bishop, mvuga ndi mama Safunati. Niyo wabitwara uba utekereje ibintu byiza, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, vuga uti ariko nanjye nzaba muri Amerika, nzaba Texas, nzaba California, nzagira uruganda rwitwa gutya. Birote byerekwe kano kanya, birote uyu mwanya jya mu kiroto. Amen. Rero Satani arakwanga, waba ubizi, waba utabizi, waba ubyemera, waba utabyemera. Ubwo nanjye rero Satani anyanga, nanjye nzamwanga, nzamurwanya hasi no hejuru. Umva natangiye kumurwanya. Kandi baravuga mu rugamba rw'umwuka muri combat spirituel ngo nta muntu netre ubaho yutero wa Satani uburo w'Imana. Bino ni bide. Alo ngo hoyango ndetse duwa Satani reka da ntabwo uri netre, uri uw'Imana cyangwa uri wa Shitani. Twavugaga rero imyuka ikora mu batumvira Imana. Buriya myuka ikora mu batumvira Imana yahagara mu mushefu wawe, yahagara mu mwana wawe, yahagara mu mugabo wawe, yahagara mu mugore wawe, yahagara mu wari wese. Apfa kuba yamaze kwakira igicaniro muri cyo kutumvira Imana. Tuba dukwiye no gutenya abantu batumvira Imana nta kintu cyose batakoreshwa mu isi y'umwuka.
alo ariko muri nangaha haleluya odete urahari iri jambo narerwaye ngo risome kenshi cacara ya myuka batumvira Imana mu Befeso naraguhaye wasomye kenshi amen. Rero tugomba kubaka ubwami bw'Imana muri twebwe amen. Ubwo turi mu rugamba rw'umwuka ukamenya ngo Satani aranyanga nababwiye n'impamvu abanga umunsi wakijijwe umunsi ikiganza cyawe kwa kundi ndakwemereye mwami n'umukiza kujya amazi menshi yahise kwanga iteka ryose ntukajya uvuga tereko abantu baranyanga ati bandeba nabi nari ndimo mbabwira ko dukora kuva abakozi b'Imana uwo mukozi w'Imana amaje ikibazo nambwira twanganye nsi n'iki kintu wambwira mu bitemye tubanze kuvugana arambwira ati urukuvisi yaremwa intambara izo zihoraho nizo ngizo zihoraho nizo ngizo ati zizarangira Yesu agarutse nsanga nari mbizi nsanga ndabizi ko ariko bizagenda rero urugamba ruracyakomeje Yobu we haravuga se wabyanditse muri Yobu handitse abantu benshi si wavuze icyo ngicyo ngiye kuvuga ariko aravuga ngo turi mwisi dufashe igihe mu ntambara ariko abarokore turi mwisi twifashe nk'aho intambara yarangiye urabona n'akati mbivuye matiye hoya turi he mwisi dufashe iki none turi he cyangwa ubu turi mu ijuru kandi biri kavuga ngo ucyambuye umwambaro w'urugamba ni mu bami ye kwirata nk'utabarutse cyangwa umwambaro w'intambara rero iyi ntambara iri yucamo mu kazi iri yucamo mu bana wabyaye mu bakozi dukoresha mu rugo muri bene so muri bene wanyu mugabana amasambo haza ibigeragezo bino byago bihari byose ntabwo bizarangira umwami wacu ahagaze ku bicu atuzamuye yewe we gusa Imana izi iyo tunyura izajya ishyiramo inyorosho kugira ngo uhumeke disi we amen. Ariko urugamba ruzarangizwa Yesu agarutse intambara itari mu rubyaro iba mu buzukuru iyo ubuze mu buzukuru iba mu kazi iyo ubuze mu kazi iba mu mufuka wawe mu makonti akaba ari vide iyo mu makonti atari vide haba hari ikindi kintu mureke tumenyere kuba mu ntambara tuhe turwana twiteguye no gutsinda icyiza si twe twirwanirira amen. Wahageze nahansomere Abefeso ibice 2 ku murongo wa 2 ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira. Imana igumugisha urumva twebwe twegeraga kera muri iyo mihango y'isi ngo uwo mwuka murawumvisha ikorera mu batumvira. Satani wabwiye ko afite ibikomangoma ahantu hose murabyibuka ntabera hose icyarimwe agaba ibikomangoma hari igishinzwe umugabane wa Afurika umugabane wa Aziya umugabane wa Burayi Amerika hari igishinzwe karitsiye utuyemo igishinzwe inzu yawe igishinzwe salo yawe yo muri salo wawe hari ikiyashinzwe hari ahantu nzi baguze intebe zakwire umwana wabo w'umuhungu niwe bari bafite umuhungu wenyine arazikata zose ubwo igikomanga gishinzwe n'intebe zawe arazikata zose acishamo neza buke bagura izindi umuhungu wabo muto arongera azazikatakata neza birarangiye ubwo ugira ngo niba se hari igikomangoma gishinzwe n'ibikoresho byo mu rugo uzi ukuntu usa ari byo ya teremusi ninde wayimenye si umukozi wo mu rugo hari n'igishinzwe amateremusi yawe amatasi yawe ya myenda yawe ku cyumweru cyo kwamara nababwiye ahangaha ngo ntago nshobora gutanga umwana demashe ngo botere pasi kereka umwana umwe gusa nizera hari igikomangoma gishinzwe imyenda yawe cyo bagahita bakubitaho pasi igahita isigaraho hari igikomangoma gikora mu mukozi wo mu rugo uriya muzamu wawe uri uhanagura imodoka uhanagura sigarase yawe uhanagura imodoka nawe agakubitaho ibicaniro bye wakwicamo kubona urasaza no mu mutwe hari ibikomangoma gishinzwe chambre yawe kuryo uryamye neza ku mugongo atayewe tumenye naryamye nabi ni igikomangoma gishinzwe
ntago agabira hose icyarimwe, agaba ibikomangoma. Hari igishinzwe umusatsi wawe, hari igishinzwe akanwa kawe, ibyo uvuga nyine, hari igishinzwe ibyo kurya byawe, hari igishinzwe abana bawe. Ntufite abana bane, gishinzwe imfura sha, gishinzwe uwa kabiri, gishinzwe uruhinja. Rimwe uraba udasinziye kandi uzajya gusanga ku cyumweru, kirukorera amati ubakangura ntibasinzire, ejo ntibazajya gusenga. Hari igishinzwe inshuti zawe, hari igishinzwe karitsiye utuyemo, hari igishinzwe inyanja, hari igishinzwe inzuzi zose, hari igishinzwe imigezi mitoya, hari igishinzwe Nyabarongo, hari igishinzwe amashyamba. Hari umunara umwuka witwa spirit of forest, mwuka wo mu mashyamba nyine. Yaraturongera mu mashyamba, aba yahamagara iryo ngo gishinzwe amashyamba, akera mu mashyamba. Gishinzwe amazi, bakavuga ati ngiye kwiyahura, esprit des eaux. Hari n'imyuka iba mu mazi nyine igenda mu bantu, ugasanga umukobwa afite umwuka wa esprit des eaux. Hari igishinzwe ibyo byose. Ibyo ariko rero natwe twabonye ko dufite uturwanirira kandi ukomeye uruta byose. Nubwo bihari, mbabwira akanyuma nabonye hari igishinzwe airtime ugura buri kwezi. Ako nayo nkibagiwe. Hari igishinzwe mobile money yawe, hari igishinzwe konti yawe. Nari ngifite rimwe ndagisenye ndakirimbura, gishinzwe airtime yanjye. Noneho nkagura nkanikopesha, buri rero nkafite rya 5 nkazishura nkizo yandi ya penalty ya MTN ya 5. Noneho nkajya muri mwe nashiramo 5 bagita bitwara, nashiramo bagita bankata, nashiramo. Noneho nza gusenga ni uyu mudayimoni ndamwirukanye. Amadeni muri telefone, amadeni muri keti, amadeni yatera, amadeni yatera. Hari na telefone, nta kazi kawe. Ubwo nibikomangoma biba bibashinzwe, mujye mubisenya. Biba bishinzwe konti zanyu, biba bishinzwe ibyo bintu byose. Nembye bagiwe. Gishinzwe botike wahiraho, hore wikopesha uri mu madeni sha, wikopesha. Iyo turanga tutangiye gusenya no kurimbura, kandi ukubona ubwo buzima. Buriya ngo uyu muntu yasaze ntabimenya ko ari umusazi, kuko umusazi umwe abasazi babiri bari mu kigo wenda nk'ikarayesi cyangwa n'ahandi. Umwe yari umunyabutare, hari abantu bamuzi, bahurira nyine iyo ngiyo, bose ari abasazi ariko baza gutoroka, baza gura baratorotse. Uwo mwata ariko shati bambwiye ko atorotse ibitaro wagiye udakize, ariko shana nayo niko bambwiye, none ngugeze ukira niyo baratorotse. Ati wowe njye nakize, ati nayo nakize. Umwe aravuga ati yeshe, ati wakize, ati yeshe. Niba warakiza kanangaki, ati ye nakamodoka. Nta wakize wari urimo koko se kara kamodoka, ubakana akamodoka. Iyo ufite bikomangoma byarakwatse ntubimenye, ugira ngo nibwo buzima, uvuga uti nta kundi. Buriya nawe, buriya n'uwo muntu wawe nawe yarasaza batabizi. Iyo bifite ntubimenye, uvuga uti rega nta kundi kuntu Imana ntabwo iratabara. Muri ibyo bintu baravuga ngo igihe uzamara mu kibazo ufite, igihe cyo kuba mu butayu, si Imana ikigena, ni wowe ukigena. Urugero ruto bahise batanga abahanga muri teoloji, baravuze ngo urugendo rw'i Kanani rwari iminsi 11. Noneho buri munsi uhinduka umwaka, biba imyaka 40. Iriya myaka 40 ndakurahiye ntabwo Imana yarayitekereje, niba batumye ijyayo. Ibyo baturaga, uko bitwaraga, igihe uzamara mu butayu muri ibyo bibazo bizagenwa nawe, ntabwo ari Imana. Nukomeza kwidoga uzamara 20 cyangwa se bakatire burundu, nabyo birashoboka. Ndavuga mu isi y'umwuka, igihe uzamara
muri icyo kibazo si Imana izabishyiraho, ni wowe. Cisha makiro dukira agapira hasi, turi ku rugamba twigendeye turwana ikigabo. Ndafatira ngo nsoze mbasengeshera. Aha, ibyo nasomye, twasomye muri Zaburi 107, nibyo? Yego sha, subiramo. Mujye mugira vuba vuba, nkunda ibintu byihuta cyane. Nunanya kiuza jye wihuta, nungabura wihute, mpituntu twose twihuta. Wahageze? Ndahago Jana 7:14 abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Ibyo ntabyo nakubwiye mama. 14 barisoma. Soma 14 na 16. Gusa. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Amen. Aba ni bande? Ni Abisiraheli. Ya myaka 400 impamvu batahasohotse, bari mu nzugi z'imiringa, bari mu gicucu cy'urupfu, bari ahantu bazitiwe, bari bafungiranywe, bari ahantu hakomeye batari kubasha kwikura. Umwanzi yamaze kubafungirana, isi y'umwijima cyangwa se bari bari aha hantu, ngo ariko amena inzugi z'imiringa. Haleluya. Ndatangaza itangazo, aramena inzugi z'imiringa. Ntago ari buzimene uyu munsi, wowe ugiye kuzimenera. Inzugi z'imiringa bagukinyaniyemo, ufite ubushobozi, ufite ububasha, ufite imbaraga, n'uri buzimenere. Uwo mwijima baguteretsemo urawikuramo. Yego? Amen, amen. Abakura mu gicucu cy'urupfu, ariya majwi y'abademoni ngo uzapfa, ntuzava ahangaha, uraza kwikura, uraza kuhava mu izina rya Yesu. Amen. Ibintu by'ibyuma yabiciyemo kabiri, ntago aza ngo abice, wogiye kubyicira. No uzi ibyo baguteretsemo, no uzi ibyo urimo, no uzi uzahuri. Imana ibwira Kuro muri Yesaya 4:5 ngo yewe Kuro we, Kuro sarahari, vuga ngo yewe Bishop Oliver we. Ko mutabivuga ndagira gute? Tugiye gusenga Imana uyu mugoroba. Inzugi z'imiringa bagushizemo, abadayimoni, isi y'umwijima, urwo rugamba rw'umwuka uraza kuzivamo. Yewe kanaka we, yewe Bishop, yewe yabwiye Kuro ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinzo by'ibibazo bicamo kabiri. Nzagira yivuga amazina. Kuro nyereka hanatuye. Kuro nawe uhari, ni wowe uyu munsi. Ufite inzugi z'imiringa z'ubushomeri zirakwatatse, inzugi z'imiringa za sereri nkeyo ufite urimo guhembwa ntibiri kuvamo. Shizo inzugi z'imiringa wisumbureho, urebe umugabane wa Aziya, wa Amerika, ujya utaha byanakubera, ugataha mu mezi 2 ukora muri Amerika. Ntibyoroshe. Harewe ugakora inanga, ugafungura uruganda rw'ikintu runaka, byakubera. Izo nzugi z'imiringa bagushizemo ntizituma ugirerekwa, ntureba kure, ntiwaguka, urafungiranye. Reba abantu myaka 30 nta n'uwatorotse ngo basave ngo wende bamufate yatorotse. Hari ahantu mu rugamba rwo mukobasha gushira, ntuzahave. Kavuga uti nta kundi kuntu. Reba nta watorotse muri bo ngo wenda afatwa afungwe, reka da, kube bari babohewe mu nzugi z'imiringa. Tugiye gusenga, haguruka ahantu bakuboheye mu bitekerezo. Ejo twasomye amagambo ngo nenda kuyasubiramo. Twebwe twisanze
turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uwo duhamagara ari hejuru cyane, hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'amazina yose, hejuru y'ubutware bwose. Tugiye gusenga Imana. Amena. Muracyari n'ahangaha barokore beza. Ni ukuri aya magambo nubwo nahanura aya ni ubuhanuzi, uyakiriye wajya gusohoka hano neza wamaze gusubizwa. Uwo duhamagara nababwiye imbaraga, izo mbaraga z'isi y'umwijima, nababwiye ibikomangoma bihari, nababwiye ukuntu bimeze, ariko uwo twizereramo, uwo tubwira, Imana yamushyize hejuru y'ubutware bwose, yamuhaye ibintu bitanu abera duhagazemo. Nabivuze ejo, Abefeso 1:21 imushyira hejuru y'ubutware bwose. Icyo ni icya mbere. Hejuru y'ubushobozi bwose. Kabiri, hejuru y'imbaraga data we na zimwe zo mu gitanda cya gikomangoma. Izo ni za kangahe? Hejuru y'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, n'izina ryose, ryaba iry'umurozi runaka, iry'umupfumu runaka, iry'ukuraga tutazi runaka navuze. Imana yashyize Kristo hejuru y'amazina yose, na yandi akunaniza, na ya mazina. Iryo zina rya Yesu rikomeje kuba hejuru cyane. Iryo zina rya Yesu ryatsindiye isoko, uretse no muri kino gihe cyangwa icyashize, ibihe byose nta rindi zina ntaryo ntaribaho hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'imbaraga zose, hejuru ya Satani, hejuru y'ibikomangoma bye. Nabajije ikibazo ejo nimugoroba, hanyuma twebwe rero yadushize. Amena. Ndagira ngo dusenge mwumvisha natwe yadushize. Ya minyuru bagushyizemo urakoresha buno bushobozi uhivane, urakoresha izi mbaraga uhivane. Ni wowe twebwe yadushize. Mana yanjye, amagambo nyasubiyemo sinzi impamvu. Twebwe ihamushize, twebwe tujyana he? Umva aho yatujyanye we, umva aho turi we, umva aho turi. Nahagaze muri izi mbaraga, ndahanura umunsi umwe. Hari umumama yari atuye ahantu hafi y'irimbi, areba mu irimbi, kandi iryo rimbi yarebagamo hariyo umugabo we niwe ashyinguye, hariyo abandi bantu. Musengeye muri ofisi, ntabwo ko utuye mu marimbi. Ati ntunuye, ati ise ryanjye riba mu marimbi. Nindakuyebuye hejuru y'amazina yose hari irya Yesu, hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga. Wetse arambwira ngo bisho ntabwo byashoboka, ngo bisaba imbaraga, bisaba ububasha. Ndamubwira ngo ndabitegetse, ni kandi iyari rabimbwiye. Jya uhagarara ku kintu Imana yakubwiye, hagarara ku cyo wizeye. Ejo bundi abarimutse, abavuye muri ya marimbi, nagiye nsanga ntabwo ari hatuye. Ariko se mbabwira iki? Kubera iki? Ari hejuru y'imbaraga, ari hejuru y'ubutware, ari hejuru y'ubwami. Nababwiye ibikomangoma, ari ibikomangoma bitari byo mu isi y'umwijima, babifite umwami. Ari hejuru y'abami bose. Bya bikomangoma bifite umwami wabyo wese, Satani. Uyu mugabo twizeye ari hejuru y'ubwami
ibikomangoma ntabwo munyakiriye ndabagira ne reka noneho mbereka aho nawe uri ndashaka kubasengera mbabwire ikintu Imana igiye gukora. Vuga ati se bisho kwa uwari Yesu uri hejuru y'ibyo byose ngiye nkaba ndi mu isi aho shitani bamanuye ubwo ngiye ndabarizwa hehe? Urabarizwa he? Hari aho ubarizwa sha, hari aho ubarizwa. Nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Igihe yamushyiraga hejuru imbaraga zose nari kumwe nawe njyewe hejuru y'amazina yose nari kumwe nawe wowe yewe nuko itwicaranya. Haleluya. Zamura ku biganza byawe, zamura amaboko yawe dusenga Imana. Ntabwo ari wowe ari Kristo muri wowe. Haleluya, haleluya. Aya magambo Imana nyababwire church online service tugiye gusenga. Haleluya. Zamura ijwi ryawe buri minyuru yose bagushizemo. Iyo minyuru yose bagushizemo aho bakobitse ikwicaranya nawe izina riri hejuru y'ayandi mazina rya Yesu risatura iyo minyuru yo ku buzima bwawe. Izina risumba ayandi mazina hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'abanazi bose, hejuru y'ubukene bwose, hejuru y'amahanga yose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'ubutware bwose. Nawe uri iyo ngiyo mu ijuru uri kumwe nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo uri hasi, ntabwo uri hasi. Agura inyegamo zawe, agura ntabwo uri uwo hasi, ntabwo woroheje sha, ntabwo woroheje. Uri umwana, ntabwo ari wowe uriho. Genda uryama usinzire. Uri hejuru, ntabwo uri uwo hasi. Baba konikoni, hari izindi mbaraga, hari imbaraga zo muri Yesu. Haleluya. Baba konikoni, baba shorye, hari imbaraga zibaruta, hari imbaraga, hari abashabazi hejuru y'imbaraga zose, hejuru y'abami bose, hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'amazina yose. Ari amazina y'abakuroga, y'abakunaniza, y'abagusenya, y'abakuvuga nabi. Hari izina risoma ayandi mazina. Hariho izina rya Yesu, izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Hari izina risoma ayandi mazina. Muri iryo zina bohoka, bohoka, bohoka muri iryo zina, bohoka muri iryo zina. Hari imbaraga. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge. Iyo minyururu baguteretsemo, iyo minyururu y'ubushomeri, iyo minyururu y'ubukonde, iyo minyururu atuza akanwa kawe, atuza akanwa, atuza akanwa, atuza akanwa. Icyo gicucu cy'urupfu
baguteretsemo ngo uzapfa utabyaye uzapfa utabonye abana atoza akanwa kawe senya riya mama shandara baba yes akakanya imbaraga z'Imana umuriro w'umwuka wera hariho izina ribohora abarushe hariho izina hari imbaraga z'umusaraba Kristo oh data senga umwuka wose imbaraga zose zitavuga Imana zikurekora umwuka uri ku buzima bwawe buri gicaniro buri imbaraga buri mwuka wakuranije uw'amarozi uwo kudashaka urwo ruzingo ndarukata by fire by force by power riko sandara baba hombarura mwuka wera baragazima ngezo zachere ngezo zima ziragenda ngezo riko sandara baba riya bohoka injira mu rugamba mwese y'umwuka kora y'abana bawe akazi kawe mariage yawe yikureyo hehe mu gicucu cy'urupfu aho babitse ubuzima bwawe aho bakobetse hariho imbaraga uwazamutse niwe uwamanutse n'uwazamutse ari hejuru cyane haleluya igisuzuguro wambaye abademoni bakwambitse kiratakara kiragenda by power aho ufungiranye urakora hagahembwa abandi Jana sohoka aho bakubitse aho bagushize deliverance baragazima iyomve izo ndoto urota bapfuye urota urya inyama urota ibyago vayo amarira w'umwuka wera izina ryesu iyo ndwara haje amavuta ya healing riya baba haleluya uri kirombe kidakama nta rindi zina nta zindi mbaraga ziri hejuru cyane nta zindi mbaraga hejuru y'ubushobozi bwose hari ibyakunaniye kubera ubushobozi ndahamagara ubushobozi hari ubushobozi buri hejuru cyane n'ubwa Yesu w'i Karuvari Yesu w'i Nazarete n'ubwa Yesu Kristo ahatari ubushobozi
umwami w'abamarabuzanye ahatari ububasha akira visa ya Amerika akira visa ya UK akira nationalite riko shandara baba riya mama homara mwuka we service online. No. Hallelujah. Achiri imbaraga z'Imana zacire achiri imbaraga zikugenza mu kindi cyerekezo zigutereka aho batakugejeje aho utakwibonaga achiri imbaraga ziyerekwa risha achira habwa imbaraga oya mugoroba baguhamagare tera haleluya. Guma mu mwanya wawe uzamura amaboko yawe mwemeze kuyazamura. Ni ikintu gikomeye Imana twongeye n'abaprotokole benshi twasengaga sinzi ukuntu nkanuye mbona muri twigana umuntu ufite nk'ibintu hari igihe dukwiye kuba amaso mbona niba umukobwa simbizi cyangwa ari iki mbona areba abana gaseko ukabona nyine we ntabwo ari mu kirere cyacu ndababaza uri gusenga muri usensanyamutima nti ari shuwa nti atabwo nshaka gutaha nabuze aho nyura nkora intebe ngo kugira ngo atahe buriya umuntu tsimbaraga zananije gira bagacira muri kiriya gihande sinzi umwuka w'Imana baseho. Amen. Hari igihe nyine isi y'umwijima yatwihishamo hari umuntu se yatinya sinzi ikintu kimbwiye ngo kanura urebe mu iteraniro ndakanura nsanga niwe na mwene wanyu mubwire ko yibeshye inzira ntabwo ndi kuvuga umuntu runaka niwe na mwene wanyu niba wanamutumiye mubwire utukwiriye gusengera gufite ibicaniro bya kumura bigurumana hano twinjira ntihagire ukurikira si yo mwijima ntiyivange nutangira gusenga uzajya ubyumva mu mwegeranye iyo umuntu akumanura jya uvuga uti kwa jina wegera imbere murumva ntabwo mwambaye nza kuvuga umwanya ntabwo namubwiye ngo natashye yari umushyitsi ubwo ni wene n'umushyitsi watumwe rero yasanze ikirere cyacu atakibasha ese ni gute bari mwatangiye gusenya umuntu ati ndashaka gutaha nabuze aho nca nahabuze mpise mushakira inzira yihuta arimo gusohoka uriya mutipe nawe mu mwuka ahuye n'amaboko ye aba ari hose murumva niba wanaje no kudufata amakuru hano ntabwo uzabishobora ntabwo byavamo ntabwo bishoboka zamura ku biganza byawe wese urahazamura amaboko mujye muyazamura heke nayo witeka mujye muyamuzamura cyane haleluya 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 inzugi z'imiringa baguteretsemo ndaziceye
zamura 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 imbaraga zikurwanya zirwanya urushako zirwanya urubyaro ndazicaye by fire by fire by fire service online namwe zicheka cheka cheka chekabo chekabo rekora 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 rekuriwa ndabona mwakira ndabona ubuzima bwanyu bukuwe mu gicucu cy'urupfu aho babubitse buravayo hari umwuka wagutsikamiye watsikamiye ubuzima bwawe watsikamiye inyenyeri yawe watsikamiye abana bawe watsikamiye iterambere ryawe dore uragiye urazamutse riyama amashanyara babababa bamwe muri mwebwe mugiye kwisanga mu makampani akomeye abandi mugiye kubona amaviza y'Amerika ya Canada abandi mugiye kwikorera abandi mugiye gutera imbere kuko imbago zacitse iyo minyororo yacitse ibyo bihindizo byacitse 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 tonight akira izina risha izina risha izina risha ndahanura izina risha ku buzima bwawe ibintu bisha uri online service online uri hano uri he inyenyeri yawe ndabona imurikiye amahanga yawe shiro we shirigiye kubaho shirumvikanye shirazamutse shiro prayer mountain shiro prayer mountain shiro prayer mountain imirimo y'Imana irahagurukijwe imirimo y'Imana hano bikoshandarabababa ikirere bakoragamo kirarangiye ubuzima wabagamo burarangije amafaranga wakiragarara nje hejuru y'iterambere hejuru y'indwara mbega iteraniro ndumva nabarazamo kandi Paul aravuga ngo dufatame ibitekerezo mu mitima byo tubifatira hehe hejuru y'ubutware bwose y'ubwami bwose y'ubushobozi bwose dufatame ibitekerezo mu mitima byo tukabigomora Kristo tuba turi kumwe tuti dore ya migambi dukubita hasi ikintu cyose imbaraga zose ubutware bwose burwanya kumenya Imana mu buzima bwawe dukubita hasi ndafatamiri namuteguje ibyo yagutekerejeho byose bibi mbiroshe mu nyanja y'amazoko ibyo yapangira itoro bibi byose mbiroshe muri aside y'amaraso Yesu akanyoma ntabwo amaraso Yesu ari ikidendezi cyaba cyarakamye nawe ndebera icyo kidendezi
kimaze imyaka 2000 irenga, n'amatoni n'amatoni. Reka amatoni n'amatoni y'amaraso ya Yesu abariyotora abarazi bakoma